noneho ejo bundi 2025 kwa muganga ya ndwara nakubwiraga ya ndwara yanjye y'igicuri muganga yaravuze ati rero ubwo tugiye kugutarasifera turi kubona takimeze nk'abandi tugiye kugutarasifera tuguhe n'undi muntu turi kubona urukoroherwa tukohereza ikintu bazanye icyuma cy'Ikigali gipima barebe uko umeze mu bwonko turagenda tugeze ikinihira twageze ikinihira bapima uwo ngo wa mbere baramubwira ngo barukubona birukoroha nanjye bangezeho bampimye babona nta kibazo mfite ngo hoya ngo bitaruko umuganga aravuga ngo hoya ngo simbyemera ngo bitari ukwemera se ngo agenda ngo wongere ukarabe mu mutwe yuko ari ibintu bamanza basiga mu mutwe yego ndagenda nkaraba mu mutwe arahumutsa arambwira ngo ngera wicare arongera ncisha mu cyuma ati uburwayi bwawe turi kubona nta kibazo ufite ndavanti Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro yuko ni Imana ikiza ni Imana ikiza ni Imana ivura igicuri ni Imana usaba ikaguha yego umuntu arongera arambwira ubwo natashe ndi gushima Imana ndi mu mashimwe menshi ubu igicuri narakirwaraga ariko cyarakize haleluya haleluya Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro hari benshi twari turi kumwe twajyanaga kwa muganga abenshi barasaze abenshi cyarabishe barapfuye ariko nshimye Imana yuko yankijije nuvango yagukijije igicuri none ubu nawe usengera abandi bafite ibibazo bagasubizwa nanya nsengera abandi bagasubizwa muri iyi minsi noneho hari umugabo duturanye akana ke karagendaga gafite imyaka 5 karimo kagenda agiye kubona abasiga mu rugo babasiga babakingiranya ari abana babiri noneho ataje asanga umwana yananiwe kugenda noneho umwana ari kugenda apfukamye baravate si uyu mwana yabaye iki bashaka icyatumye apfukama barakiyoberwa bashaka bamujyana mu bapfumu biranga bagira ute biranga ndavanye nyamara ntuwo mwana ibyiza nuko umuntu yamusengera nyamara ashobora kuba ari abadayimoni yego nagiye mu gitondo ninginga se no mugaturike nuko rero ubundi turamusengera njyana n'undi mu mama turamusengera ndasenga ndabana Uwiteka nukiza uyu mwana nzagushima nyuma y'iminsi 3 yonyine uwo mwana nagiye kubona mbona aje mu rugo mbona aratambutse aje mu rugo ageze iwacu ari ukugenda haleluya 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 amen navantu Uwiteka habwe icyubahiro yuko hari ibyo wankijije nanjye nkaba ndugusengera babarwayi nkuko wabimbwiye bagakira haleluya haleluya amen ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mu mvi kinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka ngushimira wakanze subscribe kuri Concorde TV show kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda no kuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana uyu munsi nazindutse mzuka kare mva imusanze ndenga Gakenke nibereye mu karere ka Rulindo mu murenge w'Abase niho naje kureba uyu mubyeyi ntago naje gusura nyirabasare kuri Base ahubwo naje kureba umubyeyi Imana yahaye impano zagira icyo zifasha abantu muri ibi bihe turimo tuguhaye ikaze murakoze amazina ni Nyirahabimana Scholastica yego
ntuye mu murenge n'ibase. Yego. umudugudu n'igihemba, akagari n'icyohoha. Yego. Akarere ni Rulindo. Yego. Imana ishimwe Scholastique. Yego. Nyiramugisha Scholastique. Nyirahimana Scholastique. Yego, Nyirahabimana Scholastique, tuguhaye ikaze. Yego. Ibi byuma nibwo bwa mbere wabijyaho? Nibwo nabijyaho. Nibwo nabigeraho rwose. Uko ufite ubwoba se? Oya, nta bwoba mfite. Wowe turebane twiganire. Nta bwoba mfite yuko Yesu yatumaze ubwoba yuko yavuye mu gituro. Yego. Yego. Nta bwoba rwose mu gihe turi kuvuga iyera. Yego. Yego, Imana ishimwe. Nanjye nta nubwo nteye ubwoba. Yego. Uzi gusenga? Ndabizi. Yego, kudutangiza n'isengesho ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe murengezi w'ubugingo. Data wa twese, tugushimiye ko warinze umugaragu wawe murengezi w'ubugingo, urinda n'abavandimwe Uwiteka nyaguhora ku ngoma turi kumwe. Mwami, warinze intambwe z'ibirenge bye, yagendeye mu byuma byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, agera hano amahoro, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Mwami Imana Data, tugushimye Mwami ko muri ibirenge bya birinze gusitara. Hari benshi bishwe n'impanuka, ariko we wamurinze. Uwiteka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Data, igitondo cy'umugisha nk'iki Data nyaguhora ku ngoma, Mwami ndasenze Mwami Imana ngo reka wururu kubane natwe aka kanya. Uwiteka, nkweretse Mwami Imana bagiye kudukurikira. Uwiteka, nabo ndasenze cyane ngo reka ubane nabo, reka ubahagarareho mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ishoboye byose, urindiho n'iryo zina ryawe, nta wakubanjirije ndetse nta n'uzaguheruka. Uri Alufa ukaba na Omega, uritangira ukaba uri n'iherezo. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Mwami nkweretse Mwami Imana ibiganiro tugiye kugirana. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, reka Mwami Imana Data wera mu ijuru bigira abo bubaka. Natwe Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Mwami Imana tugiye kubivuga. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, reka uduhagareho kandi Mwami Imana Data wera mu ijuru. Mwami Imana, ijambo ryaravuze ngo byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze cyane, reka byose tubisobozwe nawe. Rero Data wera mu ijuru, reka ubane natwe muri uyu mwanya kandi uduhagarareho, tugendagendeho Kristo. Byose mbisabye nizeye izina ryawe Mwami Yesu, urakoze. Amen. Amen. Scholastique, tuguhaye ikaze rwose, ni karibu. Yego. Tugiye kuganira. Scholastique se ni umumama n'umukobwa? Ndi umumama w'umubyeyi, ndi umubyeyi w'umwana umwe. Yego. Yego. N'umutware? Oya, ni umwana umwe. Yego. Imana ishimwe. Umwana umwe w'imyaka 12. Yego. Ubu ageze mu wa 6. Yego. Imana ishimwe igitanguro byawe. Yego. Ni ukuri, habe icyubahiro. Yego. Scholastique se yibuka igihe yakijijwe? Ndabyibuka. Wakijijwe ryari? Nakijijwe 2020. 2019. Maze imyaka 7 mu gakiza. Maze imyaka 7. Yego. Wakijijwe iki? Ni iki wibuka wakijijwe? Mana we, Imana yankoreye byinshi bikomeye. Ni byinshi Imana yankoreye, mbese ntabona nuko mbivuga, kandi Imana irarengera ikanatabara. Yego. Icya mbere cyo, iwacu badusitse turi abana batoya, badusiga turi abana 3. Mu bana 3 iwacu badusize tuba mu rugo. Ubwo hari mukuru wanjye uturera. Uwo mukuru wanjye uturera narize ngeze mu mwaka wa 5, ariko nkumva nabwo bitandimo neza. Ngeze mu mwaka wa 5 mfatwa n'uburwayi. Mbashwe n'uburwayi, bakagira ngo ba data wacu baravuga bati yaba ari ibyo bamutereje byo mu miryango, cyangwa yaba ari amashitani, cyangwa yaba ari amadayimoni. Yego. Ubwo naje gufatwa n'uburwayi bukajya bunkubita hasi, banjyana mu bapfumu bagira ute. Ariko birangiye
bigeze muri 2020 hari mubyara wanjye aravuga ati rero yuko muri 2019 mbere yaho nahise nshakana n'umusore. Uwo musore tukimara gushakana tubyarana umwana, ariko tubyaranye umwana Imana yagumije nyimara gutwara inda, Imana yarandinze ukuntu igira neza, ndinda kubyara. Ya ndwara itongeye kumfata ngo niture hasi, yari indwara y'igicuri. Irandinda sinongera kwitura hasi, majije kubyara ya ndwara ikajya imfata. Ariko uwo mugabo yarankundaga pe, yarankundaga ntacyo namushinja. Majije ubwo hashize nk'amezi 3 mvuye kwa muganga, indwara irongera irakomeza. Turabana, umugabo turabana, igihe cyagera akabona nituye hasi, ariko sinigeze nitura hasi mfite umwana. Ukuntu Imana irinda. None haravuga tese nkajya aho nituriye hasi nakanguka nkabona ari kurira cyane, atari ko se Mana umugore wanjye nzamuvuza hehe koko nzabaho gutya. Noneho nanjye nkumva agahinda karanyishe. Turabana, aguma kubyihanganira. Umwana agize imyaka 2, ariko nakundaga ikintu bita inzoga. Nakundaga inzoga, nkanywa inzoga ku buryo nanywaga inzoga muhinze ebyiri z'urwagwa. Urwagwa rw'urukorano bitaga amagwingi, nararunywaga nkarumara, nkazinywa nkazimara, kandi sinsinde nkongera nkanywa n'izindi sinsinde. Ariko nkanywa inzoga, yewe n'itabi ry'urumogi nararinyweye. Nuko rero ubundi bigeze aho umwana agize imyaka 2, ndamubwira nti rero sheri wanjye ndukubona bitazahora gutya, amarira yazakwica. Ibyiza nuko wareka nkitahira. Ngewe ndukubona nani ureka nitahire nigire mu rugo. Uzishakira undi mugore. Nawe ahita ambwira ati ase ko kuragiye? Ndavuga nti ndagiye. Aravuga ati igendere nzagufasha uko nshoboye. Ndagenda ngeze mu rugo, uwo mubyara wanjye nibwo kumbwira ati ngwino tujyane tujye gusenga. Nakirijwe mu itorero rya Kinihira SMI. Ngezeyo baransengera turasenga dutangira kujya dusenga Imana. Ariko tugasenga Imana nkumva yuko ntazakira. Nagiye ndo kugira ngo ndebe ko bwa burwayi bwanjye bwazakira. Ngeze aho ndavuga nti uko biri kose uyu muntu akora ibitangaza byinshi, Imana imukoresha ibitangaza byinshi, ariko nzi neza ko nzakira. Majije kugerayo tukajya dusenga Imana ikambwira ati ndagukijije, nzakugirira neza mwana wanjye, humura. Ndasenga, turaguma turasenga. Ubwo nageze aho njya no kwa muganga ku bitaro, mu rugo bambwiye ko njya ku bitaro nkajya mfata imiti. Ariko uko mfashe imiti ya ndwara n'ubundi ntabwo byahwemye kujya binkubita hasi. Noneho nkasanga hari kwa muganga hari abarwayi barwaye kurusha ngewe. Ndavuga ndetse Mana uburwayi buzakira bigenze bite? Ariko nkagera ngeze aho nishiramo kwizera uko biri kose uburwayi buzakira. Turasenga Imana, turasenga n'imiti ndukuyirya, nkaja mbona indwara iri kugenda igabanyuka gake gake. Indwara iragabanyuka pe, indwara iragabanyuka. Sinongera kuja nikubita hasi. Ndabana wete Imana ikavuga ati ndagukijije, ngukoreye igitangaza, ndagukijije. Ndabana uko biri kose nzakira. Nkomeza kurya imiti, ariko nkasenga nk'abantu Uwiteka, icyo nkusaba cya mbere nuko wampa umwuka wera nk'abandi, kandi ukama n'ubuhanuzi. Turasenga ngeze aho mba umunyamasengesho, nkajya mfata nanjye ibihe nk'abandi. Noneho ngeze aho numva ntangiye kugira mwuka wera. Nagiye ku rusengero, icyo gihe ngira umwuka wera, numva gunjemo, numva natahanye ibyishimo byinshi, numva ntashye nishimye cyane. Ngeze mu rugo
ndasenga nijoro nkatangira kubona n'amayerekwa ya nijoro, nkabona amayerekwa meza. Ndavuga nti Uwite ntihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana igira neza. Ndavuga nti Uwite habwe icyubahiro ko nabonye Mwuka Wera. Ubwo twagumije gusenga, turasenga mbese ngeze aho tukajya turarana n'ubutayu, mbona abandi bakozi b'Imana turarana n'ubutayu, nkumva ndi kubona amayerekwa mazima, nk'abantu uko biri kose n'ubuhanuzi buzaza. Burya kwizera kurarema. Nuzi wese ko adafite kwizera, yumve ko kwizera kurema, yizere yuko byose azabibona. Nuko rero ubundi umunsi umwe njya gusengera ahantu ruguru ya za Gicumbi. Tugeze aho hantu hari ahantu mu buvumo. Tugezeyo duhurirayo n'abandi bakirisitu baturutse za Gatuna. Ubwo turasenga Imana. Ngiye kubona mbona umukozi w'Imana agiyemo neza w'umuhanuzi. Arambwira ati ugomba kutubwira ibyo bintu wakecetse. Ese Uwiteka ko nta bintu mfite, ndavuga ibiki? Numva ngiye kubona mbona araje. Data we aramfata, yamanjije yankubita, arankubita. Ndabona ese Uwiteka ndavuga ibyo ntazi, ndavuga ibyo ntafite. Umwuka uramfata nawe urankaraga, umwuka urankaraga. Ngeze aho numva ntaye ubwenge. Ndavuga ese Uwite ibi ni ibiki? Ngeze aho numva ijwi ry'Imana. Numva ijwi ry'Imana iravuga ati ndi Uwiteka Imana. Ndi Uwiteka Imana ikoze ibitangaza. Noneho irongera iravuga ati ndi Imana yababonye, ndi Imana yabahaye umugisha. Uyu munsi amasengesho y'uyu munsi nabandikiye ibihe by'iminsi 20. Haleluya, 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 haleluya. Uwo munsi natashe nishimye cyane, nahanezerewe cyane yuko twaburayemo dutaha mu gitondo. Ngeze mu rugo byashatse kuba nk'ibigabanyutseho gakeya. Haleluya. Ngomeza njya gusengera ku itorero, ndasenga ariko nkabona amayerekwa. Nyuma naje kujya gusenga, tuguma gusenga, turasenga, nkarara ubutayu. Imana inkorera imirimo n'ibitangaza. Mbese nyangwara nkayifata ko yakize, ariko imiti nkaguma kuyirya. Ariko Imana ikambwira ati ndagukijije, Mwuka Wera nk'ufite. Ubwo mu minsi yashize twagiye kujya mu butayu. Hari ahantu twagiye mu butayu, njyana n'abavandimwe. Njyanye n'abavandimwe, ngezeyo, tugezeyo Imana iravuga, ngezeyo numva ntangiye gufashwa. Ngeze muri ubwo butayu numva ntangiye gufashwa. Umuhanuzi arambwira ati uko biri kose uratobora, uyu munsi turataha utoboye. Noneho arankoresha. Numva indimi ziraje, ntangiye kuvuga. Ndavuga numva ntangiye kuvuga, mvuga indimi. Icyo gihe ntaha Imana inkoresheje, ntangira guhanura. Ubuhanuzi ntaha mbubonye. Haleluya, haleluya. Ntaha ubuhanuzi uwo munsi mbubonye. Hamina, haleluya. Uwo munsi ubuhanuzi ndabubona. Majije kubona ubuhanuzi uwo munsi. Uko byagenze, natashe numvishiye mfite akanyamuneza kenshi. Ngeze mu rugo ndasenga cyane, nagera na nijoro nkumva umwuka uramfashe urantitije. Nkavuga nti Uwiteka shimwa, izina rye rihabwe icyubahiro. Noneho najya gusenga ahantu mu cyumba, abantu bakambwira ati Imana iguhaye impano, iguhaye kuza usengera abarwayi bagakira. Ati nkohereje no mu bitaro uzasengera abarwayi bakire. Ndavuga nti Uwiteka icyo uzankoresha rwose nzagikora. Naragiye njya mu bitaro, nsanga umuntu urwaye. Ubwo nari nagiye ku murwayi wari urwaye icyo gihe. Umurwayi yararwaye, aza kurwara mu mutwe, arwara ibisazi. Noneho aravuga ati nshaka sikorastike.
niwe uri buze kundwaza. ndagenda ndamugwaza yari yaranze kuvuga. Mpageze ndamubwira nti se wamenye, ndamunyeganyeza, nta nubwo yarebaga, ndamunyeganyeza ngo nakumvishe, ntise ndinde ngo suri sikora se. Nuko rero ndamubwira ni none wamenye ngo iyi ntushaka iki? Arambwira muhereza umuneke, mbona arawuri ataryaga. Nuko rero ubundi ndamurwaza, ndahamugwajije ibyumweru 2. Abandi bose ise yari yaranze kumuvugisha, bene nyina yanze kubavugisha, n'umugabo we yaramwanze. Umurwayi ndamurwaza yuko yaranarwanaga, za serumu akazicomora, ageze aho mbona aratujije, arakize, arorohewe. Abaganga baradusezerera, njya mu rugo. Ngeze mu rugo, ubwo nageze mu rugo, maze kugera mu rugo, abantu baraza mu rugo ati dushaka ko dusengera. nkabasengera ubwo nabasengera bakagenda. Uwo nsengera akaza akambwira ati rwose Imana yaguhaye impano, ati icyifuzo nazanye, ati rwose nakibonye, ati Imana yagishubije. None hari umukobwa wasabaga akazi, wari wararangije kwiga, akambwira ati sikora rwose nshaka akazi, yari yarangije na kaminuza, nunsengera Imana ikabikora rwose nzayishima. Tukajyana mu byumba, ngeze ndabona uriya mukobwa nawe nshaka ko yongera kuzamuka umusozi ngo agiye kwigwa arahinga. Ndasenga nawe Imana ibimfashijemo, ngiye kubona mbona Imana imuhaye akazi, imuha n'umugabo. Ndavuga ntiwite ntihabwe icyubahiro yuko wagize neza. Uwiteka Imana akora imirimo n'ibitangaza. Noneho ejo bundi 2025 kwa muganga, ya ndwara nakubwiraga, ya ndwara yanjye y'igicuri, muganga yaravuze ati rero ubwo tugiye kugutarasifera, turi kubona utakimeze nk'abandi, tugiye kugutarasifera tuguhe n'undi muntu turi kubona urukoroherwa, tukohereza ikinihira. Bazanye icyuma cy'Ikigali gipima barebe uko umeze mu bwonko. Turagenda tugeze ikinihira, twageze ikinihira, bapima uwo ngo wa mbere, baramubwira ngo barukubona birukoroha. Nanjye bangezeho, bampimye, babona nta kibazo mfite, ngo hoya, ngo bitaruko. Umuganga aravuga ngo hoya, ngo simbyemera, ngo bitarukwemera se, ngo genda ngo wongere ukarabe mu mutwe, yuko ari ibintu bamanza basiga mu mutwe. Ndagenda nkaraba mu mutwe, arahumutsa, arambwira ngo ngera wicare, arongera ncisha mu cyuma, ati uburwayi bwawe turi kubona nta kibazo ufite. Ndavuga nti Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro yuko ni Imana ikiza, ni Imana ikiza, ni Imana ivura igicuri, ni Imana usaba ikaguha. Umuntu arongera arambwira, ubwo natashe ndi gushima Imana, ndi mu mashimwe menshi. Ubu igicuri narakirwaraga ariko cyarakize. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hari benshi twari turi kumwe, twajyanaga kwa muganga, abenshi barasaze, abenshi cyarabishe, barapfuye, ariko nshimye Imana yuko yankijije. Nuvango yagukijije igicuri, none ubu nawe usengera abandi bafite ibibazo bagasubizwa. Nanya nsengera abandi bagasubizwa. Muri iyi minsi noneho hari umugabo duturanye, akana ke karagendaga gafite imyaka 5, karimo kagenda, agiye kubona abasiga mu rugo, babasiga babakingiranye ari abana 2. Noneho ataje asanga umwana yananiwe kugenda, noneho umwana ari kugenda apfukamye. Baravate si uyu mwana yabaye iki, bashaka icyatumye apfukama, barakiyoberwa, bashaka bamujyana mu bapfumu biranga, bagira ute biranga. Ndavanye nyamara uwo mwana, ibyiza nuko umuntu yamusengera, nyamara ashobora kuba ari abadayimoni. Nagiye mu gitondo ninginga se, no mugaturike, nuko rero ubundi turamusengera, njyana n'undi mu mama turamusengera, ndasenga ndabana Uwiteka nukiza uyu mwana nzagushima. Nyuma y'iminsi 3 yonyine, uwo mwana nagiye kubona mbona aje mu rugo, mbona aratambutse aje mu rugo, ageze iwacu ari ukugenda. Haleluya, 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 haleluya.
navantu Uwiteka habwa icyubahiro yuko hari ibyo wankijije nanjye nkaba ndugusengera ba barwayi nk'uko wabimbwiye bagakira. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo umuhimbyi w'umwuka yaririmbye ngo nitwizera ngo tuzajya muri cya gihugu cyo mu ijuru. Icya mbere ni ukwizera. Iyo usengeye umuntu wizeye, wa muntu arakira nawe afite kwizera. Haleluya, 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 haleluya. Ni Imana ikiza, dusenga Imana ikiza. Haleluya, buri wese yumve ko Imana ikiza. Ufite umwana urwaye igicuri akizera, yizere ko nawe azakira nk'uko yakinkijije. Haleluya, 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 haleluya. Imana ntacyo nayishinja, yuko Imana ibyankoreye ni byinshi. Yankuye ku nzoga, inkura ku rumogi, inkiza igicuri, ntacyo nayishinja. Haleluya, haleluya, amen, amen. Imana yankoreye ibitangaza bikomeye rwose. Harya ubwo umugabo mwatandukanye kubera iyo ndwara y'igicuri? Twatandukanye kubera iyo ndwara y'igicuri. Nyuma nibwo yambwiye ati ngwino twongere tubane. Ndamubwira nti ngiye kurera umwana wanjye, narakubwiye ntushaka undi mugore. Yego. Arambwira ngo nzajya mufasha uko nshoboye. Ukuri Imana irakomeye. Imana irakomeye, ntacyo nayishinja yuko ikora imirimo n'ibitangaza. Wajya gugwa hasi ikankubita hasi simenya ahantu ndi. Yigeze no kunkubita hasi akaguru nkashira mu ziko, yuko urabona yuko mfite n'inkofu ku kaguru. Nkashira mu ziko sinamenya ko nahiye. Nyuma nibwo nabonye ngwaye ibisebe, ariko iyo ndwara yarakize. Ntabwo nahita ati dore cya kinyagicuri, cya kinyagicuri. Ariko ubu ngubu ndahita bakora ati dore wa mukozi w'Imana. Haleluya, ati dore umukozi w'Imana arahise, dore umunyamasengesho arahise. Haleluya, 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 haleluya. Ntacyo nashinja Imana yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nukuri. Yo, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yego. Yewe, none se yego, umuntu aguhamagaye wakwemera kumusengera? Namusengera mu izina rya Yesu. Cyangwa usengera abo muri kumwe gusa? Hoya, no kuri telefone baje banyakura nkabasengera. Nukuri. Yego. None ugiye kunyemerera uduhe nimero? Yego. Abazareba iki kiganiro bakumva mwafatanya gusenga, bazaguhamagare. None turangiza uhita udusengera dusoze, nge nzanagaruka twiganire tuvuge imbaraga z'Imana. Ufite telefone? Ndayifite ariko nta MTN mfite. Ntacyo batanga nimero ufite, nta kibazo. Yego. Ni 073. Yego. 840. Yego. 460. Yego. 9. Yego. Yego. Yego, ngaho reka dusoze n'isengesho, usengere n'abantu nabo bafite uburwayi nk'ubwo wari ufite. Nze nzagaruka twongeye tuganire. Yego. Mana yo mu ijuru, Imana ishoboye byose, ndagushimye ndaguhimbaje. Mushimiye Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Mwami Imana imirimo n'ibitangaza igikora. Mwami ngushimiye ko wabanye natwe. Uwiteka ngushimiye natwe ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Uwiteka Data wa twese uri mu ijuru, nukuri nkweretse n'abari kudukurikira. Mwami ndasenze cyane Uwiteka Data wera wo mu ijuru, ngwereka Mwami nabo Mwami ubambika imbaraga n'igitinyiro. Nkweretse Mwami Imana bafite uburwayi bukomeye, hari abafite indwara z'ibicuri nk'iyo nari mfite. Ndakwinginze ngo bagereho Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ubareke kwiheba, ubahe kwizera ko bazakira icyo gicuri nk'uko Imana yanyigije. Amina, haleluya. Uwiteka Mwami Imana, nkweretse Uwiteka n'abandi bari mu bitaro by'indembe. Uwiteka ndasenze cyane yawe Kristo mwene Dawidi, ngo reka ubakize Uwiteka nyakubaha Imana. Reka Mwami Imana Uwiteka ugira icyo ukora, reka ubakize Mwami Imana bazatambutsa amashimwe imbere yawe. Murengezi w'ubugingo ndasenze Uwiteka Data wera wo mu ijuru, yewe Kristo mwene Dawidi, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri isambi itarumba, uri ubwugamo buzima Kristo. Haleluya, haleluya. Ndasenze cyane Uwiteka
uwiteka ngo reka mwami Imana ababyeyi batwite reka ugere ku maseta murengezi reka ubaha abana bazima reka uwiteka ndabubakure hari bazima uwiteka nyakubaha Imana ubahe guterura nk'abandi babyeyi haleluya uwiteka nyakubaha Imana mwami Imana data wera wo mu ijuru nsengeye n'uyu mugaragu wa mwami Imana Nata wemeye kuza mwami Imana mwami Imana wemeye kugutumikira uwiteka ndakwinginze cyane ngo reka umuhe umugisha utagabanyije reka umukomereze uwiteka nyaguhora ku ngoma ukomeze umuhe imbaraga mukazakora mu izina rya Yesu Kristo reka umwagura uwiteka uburyo n'ibumoso uwiteka nyaguhora ku ngoma reka babari kumwe nabo uwiteka nyaguhora ku ngoma mwami Imana ujye ubakoresha imirimo n'ibitangaza uwiteka nyaguhora ku ngoma mwami Imana tuzabone kugira neza kwawe uwiteka data wera wo mu ijuru mwami Imana isankire mwami Imana navuga byinshi nkavuga bidafite umumaro ariko byose urabizi uwiteka reka ntuze ntutuze reka nceceke ntuceceke reka icyo ushaka ko kiba kibe icyo udashaka haleluya icyo udashaka gikurweho byose bisabye n'izina ryawe Kristo amen.